uyu munsi none aha rero tugiye kurebera hamwe buri wese yamenya uko yazajya yirongorera umugore we neza ndetse n'uburyo yazajya amutwaramo neza. Nyine tuvuge ngo hari ukuntu nyine umukobwa aba yambaye nk'agakanzu, mbese wamureba ukabona ntacyo agira, ariko yakwicara ukabona hasi umugore ugira amazi arabizi arimo arananyumva cyane, kuko yari kumva ashaka kurongorwa ahita yumva no mu kiziba cy'inda haremereye akumva arashaka kuba munyaza. Kenshi nkunda kukivuga ngaseka. Impamvu nkunda kukivuga ngaseka ni uko abagore benshi barakigira, kandi burya akenshi gikunze kunezeza abagabo, niyo mpamvu nayo kiba cyanejeje nkagiseka nyine tu. Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane, nizere ko aho muherereye mumeze fresh. Natwe tuba tumeze fresh, niyo mpamvu tuba twaje hano tumeze fresh. Tuba twaje kugira ngo tubamare niba navuga ngo ipfa cyangwa se sinzi ikinyarwanda nabishyiramo, ariko nyine ni ukugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa kandi abashe kumva nyine ari mu murongo wa nyawo, kuko hari igihe ubuzi ngo ndi mu murongo kabisa ewana ngenderwaho, ariko ugasanga umurongo wamaze kuwutanisha kera warawujugunye. Uyu munsi none aha nibyo mpamvu ndi hano kugira ngo twese turebere hamwe icyo twakabaye dukora kugira ngo twubake cyangwa se dusane ingo zacu nyabuneka. Hari igihe uba ugiye gutangira muri fondasiyo, hari igihe fondasiyo yawe iba igiye kugwa, hari igihe uba ugiye gusana. Namwe ngira ngo murabizi cyane nk'abantu babubatsi cyangwa se b'abafundi barimo baranyumva neza. Inzu igiye kuyihera hasi n'ugiye kuyisana n'ugiye kujya gutengira ngo arimo arabyumva, kandi abo bose bari muri izo level barankeneye kugira ngo mbigishe babashe kumenya n'iki bakora. Uyu munsi none aha rero tugiye kurebera hamwe ngiye kubabwira n'icyanjye uko kimeze. Ngira ngo rero abari buze kunkurikirana kugeza iyi video irangiye muri buze kubyumva aho mperereye nanjye. Kandi muze umva uri uyumva aze gushyira muri comment aze kumbwira uko nanjye mpagaze. Uyu munsi none aha rero nkuko mubyumva, impamvu mvuze ngo tugiye kurebera hamwe twese, abagabo kenshi na kenshi usanga afite umugore. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amoko agera nko muri angahe, kuko amoko yo ni menshi cyane atandukanye. Tugiye kurebera hamwe rero turebe ngo ubwoko n'ubu bimeze gute na gute, kugira ngo tubashe kuba buri wese yamenya uko yazajya yirongorera umugore we neza ndetse n'uburyo yazajya amutwaramo neza. Nuko harimo umuntu ugeze kutubaza, nubwo haciyemo igihe ariko yihangane, kuko nabaye nk'umuntu usa nkaho ndangara, ariko ntabwo murabizi ntabwo bijya bikunda kumbaho. Ngira ngo abantu bazi ikinyarwanda cyane kundushamo barabyumva. Nyine tuvuge ngo hari ukuntu nyine umukobwa aba yambaye nk'agakanzu, mbese wamureba ukabona ntacyo agira, ariko yakwicara ukabona hasi. Impamvu wenda ariho nanze urugero nuko ariho bigaragara nyine tu. Hano hejuru ntabwo gukoraho ntabwo byankundira, ariko hano hejuru habasa nkaho hateye ipasi, ariko hasi haba nyine hariho tu. Umugore ugira amazi arabizi arimo arananyumva cyane, kuko yari kumva ashaka kurongorwa ahita yumva no mu kiziba cy'inda haremereye akumva arashaka kuba munyaza. Kenshi nkunda kukivuga ngaseka. Impamvu nkunda kukivuga ngaseka ni uko abagore benshi barakigira, kandi burya akenshi gikunze kunezeza abagabo, niyo mpamvu nayo kiba cyanejeje nkagiseka nyine tu. Wowe wambaye ipantaro biterwa n'ukuntu ipantaro igufashe muri urwo rwego, ndetse wowe wambaye n'ijipo nayo cyangwa se ikanzu ugasanga kirishushanya inyuma. Abagore baba bagifite rero bakunze kukigendera pe. Ewana yatambuka ugahita ukibona, yagira gute ugahita ukibona, mbese kirashotorana. Akenshi niyo yambaye nk'akantu kamufashe abantu usanga babijyamo impaka. Ibindi rero mwandike muri comment tubashe kubasobanurira. Ngaho nimukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, bye.